Yes, ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. None maginga ya tariki 22 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2025 twongeye kuba twahasubira duterayo imboni ndetse duterayo amaso rwose tureba byinshi bitandukanye birimo biravugwa ndetse ibirimo biraba ibiri kuba aho biri kwerekeza ndetse n'igikwiye gukorwa kugeza uyu munsi. Umujyi wa Goma, ibice byakikije no kuva muri teritwari ya Rutshuru, Masisi ndetse Nyiragongo, Walikale nayo tukagerayo, ni ibice byakomeje kugenda byumvikanamo ibitero by'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi by'umwihariko. Ariko ibitero by'indege za Sukhoi bikaba byagaragaye muri teritwari zigera kuri 3: teritwari ya Masisi, teritwari ya Walikale ndetse na teritwari ya Rutshuru. Ibi nibyo bice byaje kugaragaramo Sukhoi 25 ndetse na Sukhoi 35 zifite ikoranabuhanga kandi ridasanzwe, barimo bagerageza rwose kubombarda imyanya ibarizwamo inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Dera agashya gakomeye cyane ugomba kuba wamenya ku bijyanye n'ibi bitero. Rero ibi bitero mu by'ukuri ikiri kugaragara nuko ibi bitero bidashobora gutanga umusaruro mu buryo birimo gukorwamo. Uti kubw'izihe mpamvu? Kubera yuko murabizi yuko izingiro ryatumye M23 kuri ubu irimo ikontorora ibi bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se imeze neza, niko twabivuga, imeze neza nuko babashije kugera mu mujyi wa Goma bakabasha kuba bawufata. Nuko babashije gufata umujyi wa Goma kuri ubu akaba aribo bari kugenzura uyu mujyi wa Goma. Rero uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu bihagaze, iyi M23 iramutse ni isowe mu mujyi wa Goma, nibyo bishaka kugaragaza gutsinda. Nicyo kintu cyonyine nuva Goma ndetse na Bukavu, niyo nsinzi ya mbere ikenewe kuri FARDC. Bivuze yuko izi Sukhoi 25 ndetse n'izi Sukhoi 35 Wazalendo, ubwo no kuva igisirikare kirwana ku butaka, igisirikare kirwana mu kirere, nta kindi kintu bagomba gukora no gufokasinga ku mujyi wa Goma, nkuko Wazalendo yari yatangije kugenda ibigerageza. Murabizi ko mu minsi ishize rwose bura Wazalendo ukabona ko ari abantu bashishoza bakareba kure ndetse bagakora igikwiye. Mu minsi ishize nibwo Wazalendo bagize batya rero, bakajya bagerageza kwinjira mu mujyi wa Goma, bakagerageza kwinjira mu mujyi wa Goma rwose, ukabona ko birimo biragenda bitanga n'umusaruro. Uyu munsi rero ibi bitero birimo biba by'amasukhoi muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rutshuru na Walikale, nsa nk'umuntu utigeze uba agaciro gakomeye cyane. Ikintu cyo koza cyaje kubaho nuko byagaragaye yuko indege ziracyari kandi ziracyakora neza. Kubera yuko impamvu nimo mvuga gutya, ntago Sukhoi 25 zakabaye ziri kurasa no ku mujyi wa Goma cyangwa se ibitero byugarije Goma ngo tubone 23 cyangwa se na Bukavu tubone 23 itekereza kujya kwerekeza haraza Shabunda, kwerekeza Shabunda ndetse na hehe ijya kurasa haranzibira. By'umwihariko ku mujyi wa Goma nuko bumva ko nyine umujyi wa Goma utekanye, by'umwihariko ku mujyi wa Goma nuko bumva ko utekanye. Rero mu gihe FARDC yaba yari yokeje igitutu, Wazalendo bokeje igitutu, igisirikare cy'Uburundi FDL bokeje igitutu 23 kuri umujyi wa Goma, ntago bashobora guhirahira cyangwa se ntago bashobora kuba bakwibeshya ngo babe bakwerekeza aranzibira. Ibi bitero nibyo biri gukorwa, ntago mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa, ariko nanone byakarushijeho kuba byiza iyo bari ibitero binyine bigamije kugira iki gusura 23 hano mu mujyi wa Goma. Uraza kwibaza uti se biraza gukorwa bite cyangwa se biraza kugenda bite kugira ngo icyo kintu kibashe kugerwaho? Birasaba ingufu nyinshi cyangwa se birasaba imbaraga nyinshi, ariko nanone wareba ugashishoza ugasanga yuko haracyarimo ikibazo nanone cyo kugambana ku ruhande rwa FARDC. Mwabyumvishe muri biriya bice bya Mwenga ndetse na Shabunda, aho rwose umuyobozi wari wa karere ka gisirikare komandoma yaho y'3306 Dr. Jihutu Vela yarema agerageza kugambana akorana na M23 kugira ngo ibi bice bifatwe. Ariko Wazalendo bakavuga bati icyo kintu turakizi, ndetse wabonye ko bakoze n'ibishoboka byose ubwo 23
yari itangiye kugerageza nyine kwinjira ahangaha muri uyu mujyi, yari itangiye kugerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Nzibira. Ibyabereye kuri 23 Nzibira ntabwo byoroshye, kana byo mbikubwira. Nzibira 23 rero yari izi ko ari nk'ibisanzwe kwa kundi bagenda bakagaba ibitero, ntibagezeyo. Mu kumara kugerayo nta kindi kintu cyaje kubaho. Wazalendo yababwiye ati rero murasubira inyuma, cyangwa se nimudasubira inyuma ni kama mbaya nyine ubwo urugamba rugiye kugira iki, ndugiye kuba. Abaturage rero no muri marabizi ko Wazalendo bikominika cyane n'abaturage nibisanzwe, ni abantu baba muri ibyo bice. Ndavuga ko nta kindi kintu cyahise kiba. Ubu FARDC ishobora kuba igiye guhagurutsa intwaro zo mu kirere ahangaha muri bice bya Nzibira, aho mu by'ukuri amakuru avuga yuko ikibazo gishobora kuba mu by'ukuri kigiye kuba cyakemurirwa no Nzibira cy'abarwanyi 23. Iyi Nzibira ishobora kuba igiye kuba akandi kantu gakomeye cyane, ishobora kuba igiye kuba akandi kantu gakomeye cyane. Nzibira yabaye Nzibira, ndetse ni ikintu cyongeye gukangura FARDC, ni ikintu cyongeye gukangura FARDC ndetse no kugira irindi zina cyangwa se ikindi gisobanuro. Nzibira rero abaturage baje guhunga ubwo 23 yageraga ahangaha muri ibi bice. Urimo arabyumva, ntabwo abaturage bari buhagume. Abaturage bo bahunze, ndetse bivugwa ko mu guhunga kwabo harimo no kubyumvikanaho na Wazalendo. Harimo kubyumvikanaho na Wazalendo rwose. Ikintu kirorero cyangwa se cyaje kubasha kumenyekana nuko Wazalendo yabwiye abaturage rero ati murabona uko ibintu bigenze, nimusubire inyuma, nimufate mushaka agace kamwe mujya mu bundi tubone uburyo ki turwana ni 23. Kuko 23 yari yamaze kugera nyine ahatuwe n'abaturage cyangwa se mu baturage rwagati, ku buryo nyine iyo Wazalendo itaza kwifashisha iki kintu batari bubashe kubona uko barwanya 23, kuko urumva riri mu baturage kandi ntabwo bari burasire hamwe n'abaturage. Ngombwa rero ko abaturage nabo babyumva cyane vuba na bwangu rwose barava bakizwa n'amaguru. Imirwano rero nuko yongeye gutangira Nzibira, kuko 23 isa nkaho yinjiye Nzibira yisanga yari yaharuriwe inzira. Murabizi bugambanyi nk'ubu ngubu akaba ari bwo bukomeje kugenda buteza ikibazo cyangwa se bugira ingaruka zikomeye cyane ku bice bimwe na bimwe aha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibintu mwakomeje kugenda mubona. Umujyi wa Goma rero, amakuru ahari, amakuru mfite nuko uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri benshi bagaragaza ko ari wo soko cyangwa se igisubizo cy'ibigomba gukemura ibibazo byose. Ubwo bivuze yuko rero mu minsi mike dushaka kubona Goma iziwe da Wazalendo, ibitero by'indege ndetse n'abakomando kabuhariwe kabisa, tukabona batangiye kwinjira muri uyu mujyi. Rero nta kindi kintu ngusaba kugira ngo ukomeze kubana nanjye Bosco Official, cyangwa se Bosco hano kuri Bosco Official. Kanda subscribe, niyo buto itukura, ukore kukazogera ko ejo kabanza, ubundi ujyana n'umutaramo Bosco mu biganiro bigiye bitandukanye. No kuva mu bwiza tujya mu bundi, rero ubwo ahasigaye nahanjye nawe. Imana ikomeze kurungikire imigisha myinshi mu byo urimo bigiye bitandukanye. Ari Bosco, murakoze cyane, murakarama.